Ndabashuje bene data mudukurikira kuri channel yacu ya Bibiliya TV mbabwira ngo muri kumwe na missioneri Kiza Benjamin. Nkuko bisanzwe rero turabamenyesha yuko dufite ibitabo bya Gikristo, bimwe muri byo nibyo twifashisha tubagezaho amasomo atandukanye y'ibyanditswe byera hano kuri channel ya Bibiliya TV. Bityo rero twababwira bimwe mu bitabo dufite. Wifuza kimwe muri ibyo bitabo watwandikira kuri nimero iri muri description y'iyi video tukubwira ngo igitabo cyose tugira kigura amadolari 2 yonyine kandi gisomerwa kuri internet. Bivuga twakigwa mu buryo bwa ebook, no kuvuga ngo wagisomera kuri mudasobwa, wagisomera kuri telefone yawe ya smart, n'ahandi hose ushobora gusomera kino gitabo mu buryo buri electronic. Hanyuma rero dufite igitabo Itangiriro ku buryo bucukumbuye, ni igitabo gicukumbura inkuru zose zo mu gitabo cy'Itangiriro. Bene data mbabwire ngo buriya igitabo cy'Itangiriro kiri summarized, nubwo gifite ibice 50 bwose kiri summarized kuko ibintu byabaye mu gitabo cy'Itangiriro byabaye mu myaka ibihumbi n'ibihumbi. Iyo rero usomye kino gitabo cyacu nicyo gicukumbura uko Eliya uko ubuzima bwa Aburahamu kuva avutse kugeza apfuye, uko ubuzima bw'Abisiraheri uko ari 12 kuva bavutse kugeza aho bagiriye muri Egiputa. Kiracukumbuye mu buryo bwimbitse cyane ibyaberaga nko mu migi Sodomu ni Gomora. Ni igitabo kiri deep, ni igitabo kicukumbura ibyo bintu byose. Ubwo rero utwandikire n'ubugishaka muri comment hano hasi harimo nimero watwandikira. Hanyuma kandi igitabo cya kabiri dufite cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Bene data ndabizi neza yuko mubizi neza yuko ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya nyuma umurongo wa nyuma, ubwo ni igice cya 21 hari amagambo avuga ngo nyamara hariho ibintu byinshi Yesu yakoze byakwandikwa, ngira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mwisi. Natwe rero turagira ngo tubabwire ngo hariho ibintu byinshi byabaye mu buzima bwa Yesu ariko bitanditswe, byabaye akiri umwana ahungira muri Egiputa, ibitangaza yakoze ari umwana, n'ibindi byinshi cyane ntushobora kubimenya kugeza igihe uzasomera igitabo cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Uragishaka? Twandikire muri comment. Dufite igitabo Ibyahishuwe na Kristo. Ibyahishuwe na Kristo ni igitabo gicukumbura ibyahishuwe byose. Comment ku byahishuwe, commentary ku byahishuwe, igice ku gice, umurongo ku murongo, kugeza igitabo kirangiye. Bene data ntimuzongere kuvuga ngo ni igitabo cy'ibyahishuwe ngo none ngo nakiga gute, ngo nakuraho uburyo bwo kukiga. Ashwida. Ibyahishwe ni iby'Uwiteka, ibyahishuwe ni iby'abantu yarabiduhishuriye ngo tubimenye. Natwe rero twabakora igitabo muri 2020 cy'ibyahishuwe na Kristo. Ni commentaire nziza cyane, abantu bazayisoma bazagenda barushaho kunguka byinshi. Reka mbabwire ikindi gitabo kindi dufite cya kane cyitwa Ibyakozwe n'intumwa. Cyahoze cyitwa Byose ku byakozwe n'intumwa kubera yuko gicukumbura ibikorwa byabaye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ariko kikarenga ku byakozwe n'intumwa, kikavuga ubuzima bw'intumwa kugeza zipfuye, ndetse gicukumbura amabaruwa ya Paulo, gicukumbura amabaruwa rusange, gicukumbura impamvu amabaruwa yanditswe, kigenda kigaragaza amabaruwa yandi ataboneka muri Bibiliya yagiye yandikirwa intumwa Paulo kugira ngo intumwa Paulo isubiza ari amabaruwa dufite. Iyo ukize neza ubu uri umwigisha mwiza cyane w'isezerano rishya. Urifuza icyo gitabo? Hano hepfo hari nimero muri comment. Please twandikire kuri WhatsApp udusaba igitabo tukiguhe, wishyura amadolari 2 hanyuma ukomeze wigana natwe ibyanditswe byera aho uri hose ku isi. Igitabo cya 5 cyitwa Omega, iby'ibihe bya nyuma. Iki ni igitabo kivuga ku bihe bya nyuma uko bizakurikirana, uhereye ku kuzamurwa kw'itorero, by the way, uhereye ku bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu kugera ku ijuru rishya n'isi nshya. Ibyo bintu mwavugaga ngo birakomeye by'intambara ya Hermagedoni, sinzi nka Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, ibyo bintu byose birasobanutse neza muri kino gitabo. Bivuga ngo kino gitabo nacyo cyifuza twandikira hano hepfo muri comment.
dufite igitabo Abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere, aricyo gitabo kibonekamo inkuru turimo tubabwira muri iyi minsi. Nk'ubushize twabaganije ku buzima n'amateka acukumbuye y'umuhanuzi Eliya. Uyu munsi turabaza kubabwira ku muhanuzi Elisa. Ndaje mu kanya mbabwire, dutangire tubiganire, muraza kuba mufashwa rwose kandi mwunguka ubumenyi. Ariko mbabwire ngo icyo gitabo cyitwa Abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere twamaze kucyandika nacyo muri 2020, bityo rero wakenjoyinga. Kivuga ku bahanuzi Eliya na Elisa nk'abahanuzi ba kera na kare, hanyuma kigahita kiba specific ku bahanuzi bakuru, major prophets. Ubwo ni Yesaya, Yeremiya, amaganya Yeremiya, Ezekiel na Daniel. Kirasobanuye neza. Ngira ngo inshuti zacu twiganye igitabo cya Daniel ubushize bazi neza ukuntu byari bimeze neza, biryoshye kandi byungura abantu ubwenge. Mu minsi y'imperuka dukwiye kurushaho gushyira imbaraga mu kwiga ibyanditswe byera. Hanyuma rero icyo gitabo kirahari, ukifuza twandikira muri comment, birumvikana. Hanyuma kandi nanone ndagira ngo mbabwire yuko dufite igitabo cyiza cyane, nifuza ko umuntu wese yakoresha, yamenya ibyacyo, hanyuma akakiga kikamufasha kwaguka uko bukeye nuko bwije. Ni igitabo cyitwa Uko wabatizwa mu mwuka wera. Uko wabatizwa mu mwuka wera ni igitabo gitanga guidance ku bizera bose bizera umwuka wera kugira ngo babashe kubatizwa umubatizo wa mwuka wera. Kirimo ibintu byose bisabwa kugira ngo ube witegure kwakira Pentecote yawe, nawe ubatizwe mu mwuka wera. Ndababwira rero ngo dufite ibyo bitabo byose birahari, kandi rwose umuntu wese ubyifuza yabibona. Ni ibintu byoroshye gusa. Twandikire kuri nimero yacu ya WhatsApp iri muri description, hanyuma duhite tuvukubwira ngo igitabo cyawe urakibona muri ubu buryo. Aho waba uri hose ushobora kutwoherereza amafaranga, then ukabona igitabo cyose wifuza muri ibyo bitabo twavuze. Tukubwira ngo rero Imana iguhe umugisha. Reka tuze twinjire muri video nyirizina. Uyu munsi nk'uko twababwiye tugiye kuganira ku mateka y'umuhanuzi Elisa. Elisa ni mwene Shafati, umugabo w'uruhara wo wakomokaga muri Abeli Mehora mu majyaruguru y'ikiyaga cya Yorodani, y'uruzi rwa Yorodani. Ibitangaza bye byagaragazaga umurimo w'ubuntu n'ineza, ndetse Elisa yagaragaraga nk'ishusho ya Yesu Kristo ubwe. Elisa nk'uko tubivuze yari umuhungu wa Shafati wo muri Abeli Mehora, nk'uko tubisoma mu Bami ba mbere igice cya 19 umurongo wa 16. Izina rye risobanura Imana n'agakiza. Elisa. Abeli Mehora hari mu majyaruguru y'uruzi rwa Yorodani no mu majyepfo gato y'inyanja ya Galilaya. Uko bigaragara yakoze umurimo we nk'ingaragu, kandi Eliya yategetswe n'Imana kwimikisha Elisa amavuta kugira ngo amusimbure, nk'uko bigaragara nanone mu Bami ba mbere igice cya 19 umurongo waho wa 16 kugeza ku murongo wa 17. Umuhamagaro wa Elisa. Elisa yarimo ahinga mu murima. Eliya yahaye umwitero Elisa ngo amukurikire nk'ikimenyetso, ikimenyetso kigaragaza izungura. Nyuma Elisa rero yasezeye ku babyeyi be maze atangira kugendana na Eliya mu rwego rwo kwitegura bihagije umurimo yari agiye gukora. Yamaranye imyaka myinshi ndetse igera kuri 7 cyangwa 8 na Eliya. Gusa icyo Bibiliya igaragaza ku mirimo yakoraga nuko yajyaga yoza ibirenge. Umwe mu murimo yakoraga nukoza Eliya ibirenge, nkuko tubisoma mu Bami ba kabiri igice cya 3 umurongo wa 11. Yasabye Eliya kumuha igice cya 2 cy'umwuka we, kimwe cya 2 cy'umwuka we, nkuko tubisoma nanone mu Bami ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Mu mico y'Abisiraheli uyu wari umugabane w'umuhungu w'imfura. Uyu wari umugabane ugenewe umuhungu w'imfura. Ntabwo yasabaga kunganya na Eliya, ahubwo yashoboraga kumera nk'umuhungu we uzamusimbura nk'umuhanuzi.
ubuzima bwa Elisa rero mu buryo bw'incamake. Elisa yategetswe n'Imana, Eliya yategetswe n'Imana kwimikisha amavuta Elisa kubw'umurimo w'ubuhanuzi. Twabivuze, Eliya yamwambitse umwitero we nk'ikimenyetso, cyangwa se yarawumwambitse ubwo yamusangaga mu murima. Nabyo twabivuze, ibyo ni nk'ikimenyetso cyo gutoranywa. Elisa amaze gusezera ku babyeyi be, yakurikiye Eliya, yongeye gufata umwitero bya burundu igihe Eliya yazamukiye mu ijuru, nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 10 wa mbere kugeza kwa 18. Igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa 18. Elisa rero yagiye i Yeriko. Hanyuma agiye i Yeriko, aho yahumanuye amazi. Uwo ni Elisa nyuma yo kujya mu ijuru kwa Eliya, aho yahumanuye amazi yaruraga. Kandi nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 19 kugeza kwa 22. Nyuma rero yavumye abana b'i Beteli abahoye kumusebya. Abahungu b'i Beteli barimo bakina, nuko bamubonye baramubwira ngo zamuka wa munyaruhara we, zamuka wa munyaruhara we. Hanyuma kubera ko bari bamututse arabavuma, nk'uko tubibona mu Bami ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 23 kugeza kwa 25. Yahanuriye intsinzi Yoramu umwami wa Isiraheli muri 852 kugeza muri 841 mbere ya Yesu, afatanyije n'Abayuda n'Abedomu banesha Abamowabu. Nanone nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri igice cya gatatu umurongo wa 4 kugeza kwa 27. Elisa yatubuye amavuta ku mupfakazi, acungura abahungu be. Umupfakazi yari yarabuze uko yishyura umwenda we. Elisa yatubuye amavuta, nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Yazuye umuhungu w'umugore w'umushunemu, yaramuzuye, nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 8 kugeza ku 37. Yakijije imboga zaruraga, nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 38 kugeza ku wa 41. Elisa yagaburiye abantu 100 n'imigati 20 gusa, nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 42 kugeza ku wa 44. Yakishije Namani umutware w'ingabo z'Isiriya ibibembe, nk'uko nanone tubisoma mu Bami ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 19. Yateje Gehazi umugaragu wa we bwite ibibembe bya Namani. Yateje Gehazi umugaragu we ibibembe bya Namani kuko yaramusuzuguye, nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri ibice 5 umurongo wa 20 kugeza ku 27. Yatumye ishoka ireremba hejuru y'amazi, nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Kandi yajyaga anesha uko bukeye nuko bwije. Yajyaga amenyesha umwami w'Abisiraheli iby'ibitero by'ingabo z'Isiriya. kandi Elisa yajyaga amenyesha umwami w'Abisiraheli iby'ibitero by'ingabo z'Isiriya. Hanyuma aho Abanyasiriya babimenyeye, bohereje abo kumufata kubwo gusenga kwa Elisa, bose barahuma, nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 13 kugeza ku murongo waho wa 23. Elisa yahanuye ko inzara yatewe no kugota kwa Benihadadi yari kurangira ku munsi wari bukurikireho i Samariya. Muri icyo gihe Abasiriya bari bagose i Samariya, hatera inzara ikomeye cyane, ariko Elisa ahanura ko iyo nzara yari burangire. Yaravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya ibintu bizaba byagabanyuye igiciro, cyangwa se ibintu bizaba ari ubusabusa. Mu yandi magambo, ibiryo bizaba byabonetse. Yahanuye kandi imyaka 7 y'inzara, ndetse nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri igice cya 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Yimikishije Yehu amavuta abo umwami wa Isiraheli muri 841 kugeza muri 814 mbere ya Yesu, nibwo uwo mwami yayoboye. Hanyuma rero yahanuriye Yowasi umwami wa Isiraheli muri 835 kugeza muri 796 uko azarokoka amaboko y'Abasiriya, nk'uko tubibona mu Bami ba kabiri igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza ku wa 19.
yapfuye azize indwara zimwe na zimwe zitavuzwe mu byanditswe byera nk'uko tubisoma mu bami ba kabiri igice cya 13 umurongo wa 14 n'umurongo wa 20. hanyuma nyuma y'urupfu rwe umuntu wapfuye barimo bajya kumushyingura, hanyuma bikanze igitero bamujugunya ku magufwa hejuru y'imva ya Elisa. Arazuka, hanyuma kubera ko umubiri we wari ukoze ku magufwa ya Elisa, arazuka. Icyo ni igitangaza Elisa yakoze yarapfuye nk'uko bigaragara mu bami ba kabiri igice cya 13 umurongo wa 21. Benihadadi umwami w'Isiriya nawe rwose na mwene Hazayeli yatsinzwe inshuro 3 na Yehowashi umwami wa Isiraheli. Ibyo nabyo yarabihanuye mu gusohoza ubuhanuzi bwa Elisa. Nuko byagenze. Hanyuma rero reka tumanze mbere na mbere yuko tujya kure, tumanze tumenye ngo Elisa buriya ubusanzwe tugerageje gucukumbura yari muntu ki. Elisa ntago ibyinshi bihishwe ku buzima bwe, byinshi biboneka mu byanditswe byera. Elisha twabivuze neza yuko ari mwene Shafati, urumva ko se arazwi, yigiye ku birenge bya Eliya, akaba akomoka nyine muri Abimehora nk'uko twabivuze, yari wo mu muryango wa Rubeni. Icyo nicyo tutari twavuze. Ku munsi yavutseho habaye igitangaza gikomeye muri Isiraheli, kuko ikimasa basengaga igirugari cyarubamye, ijwi ryacyo ryumvikana i Yerusalemu. Abatambyi bakuru b'i Yerusalemu baravuze bati, muri iki gihe havutse umuhanuzi ukomeye muri Isiraheli, kandi azamenagura amashusho y'ibigirwamana. Elisa yapfuye mu mahoro azize uburwayi, ahambwa i Samariya. Ni umwe mu bantu babiri bavugwaho gukora ibitangaza na nyuma y'urupfu rwabo. Undi muntu wakoze ibitangaza na nyuma y'urupfu rwe ni Yesu bwe. Reka tugaruke muka. Reka mbabwire ikintu gikomeye ahari mutari muzi. Ngiye kubaha itandukaniro hagati ya Elisa na Eliya. Mbabwire yuko kandi Elisa na Eliya ari ishusho rigaragara neza ry'umuntu witwa Yohana umubatiza na Yesu. Ego nukuvuga ngo hamanje Eliya hakurikiraho Elisa. Nanone rero muri misezerano rishya hamanje Yohana umubatiza hakurikiraho Yesu. Reka rero tubivugeho. Eliya na Elisa bari batandukanye cyane n'amateka yabo bwite n'imiterere y'umurimo wabo. Inzu ya Eliya yari iri Tishubi mu misozi y'Galeyadi, naho Elisa mu kibaya gishyushye cya Yorodani. Eliya bisa nkaho nta kindi kintu yari afite uretse umwenda n'umukandara we. Elisa yari umuhungu w'umugabo wahingishaga ibimasa 24 bibiri mu mirongo 12 mu murima we. Umuntu wese ahita yumva uburyo Elisa yakomokaga mu muryango wifashije. Eliya yabaga wenyine, ntabwo yisanzurwagaho n'abantu cyangwa ngo agire inshuti. Elisa yari inshuti yizewe, akaba n'umujyanama w'abami, akaba n'umushyitsi ukunzwe w'abakire n'abakene. Eliya yahoranaga kandi yarahoraga kandi yararimburaga. Elisa yari umunyepolitiki utuje, akaba n'umwarimu w'idini. Ibitangaza bye usanga hanini ari imirimo y'imbabazi. Amagambo n'ibikorwa bya Eliya bitwibutsa Yohana umubatiza, naho ibitangaza bya Elisa byerekana umurimo wa Yesu. Icyakora biracyari ukuri yuko Eliya ari we muntu ukomeye, ashyirwa mu rwego rumwe na Enoki na Mose. Ntiyari nka Yohana umubatiza muri byose, kuko uyu we yari umuriro ugurumana, yaragurumanaga, yaratwikaga. Ingabo yabashaga kuzitwika mu mwanya mutoya, ingabo 50, izindi zagaruka akazitwika. Yatinywaga n'abamubonaga bose, naho ubwe yari abizi ko atinyitse. Nyamara gutorezwa n'Imana mu butayu, gufuhira ibyaha by'ubwoko bwabo, no kutagira uwatinya, akongeraho n'imyambaro ya gihanuzi, byatumye Yohana aboneka muri Isiraheli mu mwuka wa Eliya. Elisa yari umwigishwa we ukomeye, atozwa umurimo mbere y'uko amukurwaho. Eliya yari umuhanuzi usanzwe, Elisa yari umuntu ukora ibintu bitangaje. Eliya yari yambaye umwenda udasanzwe, akenyeje umushumi w'uruhu. Elisa yambaraga imyenda isanzwe nk'umusivili. Eliya yari icyamamare kubera gusenga kwe.
kuboneka rimwe na rimwe, kandi byashobokaga ko yajyaga agurutswa n'umwuka akagera aho yagombaga gukorera umurimo atagenze n'ibirenge. Elisa ku mutwe we yari afite uruhara runini. Eliya yari umuhungu wo mu butayu, ubusanzwe nanone yabonekaga rimwe na rimwe mu mujyi. Umurimo wa Eliya wamaze igihe gito ugereranyije n'umurimo wa Elisa. Elisa yongerewe igihe kingana n'imyaka 60. Eliya yagiranaga amakimbirane n'abami, nyamara Elisa yari umujyanama wabo n'inshuti yabo. Aha rero birumvikana cyane yuko abantu bari batandukanye. Eliya yashushanyaga umurimo wa Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza ntiyumvikanaga n'abantu nawe, yahoraga ababwiriza kandi mu ijwi rikomeye, mw'abana b'inshiramwe, ninde wababwiye ngo muhungu umujinya uzatera? Amagambo asa nk'ayo yavugiye kuri Yorodani agaragaza yuko yari ari mu mwuka wa Eliya. Ariko Elisa suko, yari inshuti y'abantu bose. Bityo twavuga ko umurimo wa Elisa nko kugaburira abantu benshi bigaragara yuko ari umurimo usa n'uwo Yesu yakoze, nanone wo kugaburira abantu benshi. Guhumanura amazi, gutuma ishoka ireremba n'ibindi ni ibitangaza byabonetse mu buzima bwe, ariko kandi birushaho kutwereka ko ari igishushanyo cya Kristo. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na misiyoneri Kiza Benjamin, mbabwira ngo mukomeze gukora subscribe kuri channel yacu ya Bibiliya TV. Aha niho honyine wakwigira ibyanditswe byera kandi byizewe. Imana iguha umugisha. Naho